ukuntu bibangama nyine nka gutya nkanjye ndi kwa approachinga yago hari ikibazo kumwinjira umubwira ndi umuhanzi nawe yarabaye umuhanzi urumva biragoranye bro nifata kumavuta wese n'ibintu watinda rwose fata kumavuta we yumva gashaka mode ya business cyane business mbere yuko numva indirimbo uko namwaprochinze icyo gihe nandi indirimbo nimwe narasohoye mbikorera merci mbikorera makuma senyizeri puta mbona zose ari ibisuma tuzapeferi kuta n'ubwisi yatuvuma shyira grocas ni buri kubona rupigi kuhorova dozgo nibyo bigwi mu muziki gang ufite dogwa musanga tubari nige cash kuri konta suba ruza mapiki nakuza mer bamubwira kuna muri juvi goofy ass niggas ni mu bica bugufi. Yo, what's up, beautiful people? The name call me sorting nk'ibisanzwe ni Sample TV show. Tuba tuza tubaha show y'umuriro, show after show wallahi. Hey! Nibisanzwe murabizi nako tujya twiburira ku show ya Sample TV show. Muri kubona ko turi kumwe ni cyamamare umuntu ukomeye kabisa. Mbere yuko twibwira ndagira ngo mbabwire ko twicaye kuri Branis. Branis ni akabari keza cyane gahereye hano Nyamirambo rwa Rutabura umanutse ku ikorosi usa nk'ujya mu miduha. Ahantu mu cyapa kabisa tubona icyapa cyanditseho Branis. Ahantu hari sauna massage, hari mucuma mwiza cyane, hari biyari, hari ibyumba amalodge, ni ahantu ha fresh sana kabisa. Tuvuga ko iduka rya fresh ricuruza amatelefone mu Rwanda ari Rujama Phones Shop. Kabari ushobora kugura telefone nziza cyane z'ubwoko bwose, iPhone guhera kuri 14, 15, 13, ama Pro Max, ama Pro mashyashya meza cyane kandi agezweho. Ni muri Rujama Phones Shop. Ni muri ubwo buryo rero twakiriye ku mashusho ya Sample TV show umuntu ukomeye cyane. What's up bro? Yes sir, everything is good. Ni neza nari kabisa. I'm good. Tangira wibwira abantu dukurikiye. Ni Rupigi ni umuraperi nyarwanda. Twibwire wabwira ngo sinsubira inyuma sinasiba ijuma mbikorera merci mbikorera makuma senyizeri puta mbona zose ari ibisuma tuzapeferi kuta n'ubwisi yatuvuma shyira grocas ni buri kubona rupigi kuhorova dozgo nibyo bigwi mu muziki gang ufite dogwa musanga tubari nige cash kuri konta suba ruza mapiki nakuza mer bamubwira kuna muri juvi goofy ass niggas ni mu bica bugufi fite inzara y'inote wowe ukiri mu matuje nige ibyo uvuga atari larnye nubwo ravuga iki urishwa gaputa ndo mu rap utari cool nibamva ibyo mfuguzi ni impamvu mora sto ndi kumwe n'abahungu dore moves amagon kuri so exhibits turi muri sama genre narinzi ko nzaba umuganga ubunyoboye crew ku mapiki ubwiye bese nahereza Paul kuca imbazo zina ntubisara unyita bone bugigira yo pona jyana isura muri zo. Yes sir. Ngoro sikuzaba umuganga ubunyoboye crew yiki kuri piki yama ibyihe bese nahereza Paul. Ako man, ubundi inspiration muzikura mbere na mbere yuko tujya ibintu byinshi tuvugana inspiration muzikura abaraperi. Ni ku bintu byose tu nyine ikintu cyari cyose n'ikintu wabona mu muhanda cyagoreza inspiration ukandika. Nuko numva indirimbo. Sikuzaba umuganga. None ubu yabaye umuhanzi. Yari true story y'indirimbo. Ni true story kuri njyewe nyine based on me. Yeah. Fresh sana. Bamwita Rupigi. Yes, Mr. Amashu ya Sample TV show turakwakiriye. Asante kabisa, appreciate. I'm good. Yeah. Ewan. Man, mbere yuko tugira ibintu byinshi tuvugana, nje nabonye track yawe. Nabonye track yawe sinzi niba ari management yawe yinyoherereje. Ambwiye ati uyu ni umusani wanjye. Nabwo ngiye banza unyoreze track. Mbere yuko mvugana n'ibintu byinshi namubwira abantu benshi tugiye tuvugana ngiye banza kunyoreza track yabo, nkumva uko bimeze. Mbona ufite umuzigo wa fresh. Asante kabisa. Ya muzigo wakoreye. Audio ni kwa Dino beats, video ni director Dive. Ni ibyo nyine indirimbo yitwa Tag Life. Kuri channel iriho kabisa. Ya Rupigi. Mr. Rupigi. Okay, fresh sana. None ndagira ngo twinjire mu kiganiro fresh. Ubundi Rupigi ni muntu ki career y'umuziki byaje bite? Ubundi life abayemo mbere yuko aza mu muziki bimeze bite? Rupigi ni umuhanzi ukiri mu upcoming nyine ndacyazanje uyu mwaka nibwo bwa mbere nkoze indirimbo. Kuririmba byo byaje kera ahubwo cyatinze ko ari kwinjira mu muziki kuko mbitangiye uyu mwaka. Career byaje gute no kugira ngo winjire muri career ya music? No gukora n'abantu abenshi baza mu muziki ariko ugasanga bari kwibanda mu R&B, ama Afrobeat
ni gute we wiyumvishemo rap kuza muri rap nyine iyo kariyeri yawe ukumva uzayikomereza muri rap? nakoze nkunda hip hop cyane nkunda kumva tag life akenshi za TG Tough Gang niyo nakunda kumva nyine hip hop yari indimo kenshi impamvu rero nahisemo gusa si ukuvuga ko ari yonyine nkora binabaye ngombwa wanahindura byaterwa n'icyo uruganda rushaka. ubu bakubwiye ngo hindura wabikora? ntabikora amazi ikizana umukiriya se nyine bitewe n'igikeneye ku isoko ashaka ka freestyle dukubita karanimbi ni nkeya akenshi nandika hip hop ni nkeya ntabwo ndazandika cyakora naguhanga indirimbo byenda gake ya hip hop ariko still ari ya hip hop sinandika randi dutemo twahuza urugamba ariko ntitwahuza inkovu uranzikata n'ikaya sinajya mu mitavu umuhini mushyashya nzi kuzantera amabavu dore gangster mu muhanda umutima wuzuye ishavu shora tarifa rwo maze akaza hamagara mubwire ko mvugana n'abasaza bayabara sinahaga amagara ngo nyoboka amahabara mwirigara ntazagara puta zikora amabara nisarura ibimbi bana n'umwe tuzasangira no kwisanyura n'ituru bikarangira hey igufi ni gutazasara nka kwisasira ndiho nka sniper ni wamenya aho ndasira akuriyo gangster no love yaba pasta ja I don't give a fuck nigga nyuriza mu faster mvutse ndi rockstar ni ko gutera imanza shyira ikimi imbere kwanza then haza ladies after nakoze mbona fame yose yizera ari jana inzira zose ziteze nahise nyura panya ni kenshi ari ishena zira za marijuana asa neza ku mubiri kandi ndana aramaganya. Yes sir bari cyangwa ziri talented kabisa. Asante big bro. Mirongo mani ninde muntu kwinspira? Ni benshi ariko umuntu w'indirimbo cyazara abahanzi nkunda tu Bulldog Kevin kuri lyrics urabizi ndabemera buri muhanzi ariko wese yanyespira tu nawe akumva ikintu cyituga inspiration ntakimenya gusa nyine abo bahanzi bo ewana Bulldog Kevin respect mu Rwanda kabisa. Bulldog yes sir. hari Big Adwin uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi? Director Big Adwin track yasohoye urazizi? Ndayizi mana ngoma yakoze ya Jay Paul Kubor ndayizi indirimbo yasohoye bijya kumera nk'iya Jay Paul. N'izindi ndirimbo afite urazizi? Ntago nabura ko nzizi tu acishe ni nyine sinzi niba uyizi amaniga kwipingu zire kwipingu abavuga gute rwisa ndasinze n'isigo cagaceni naye ntabwo uyizi? ndumva nyizi nyine sansi ubwa mbere ariko ndayizi. hari saga imaze iminsi iri kuvugwa mu bahanzi cyangwa se si no mu bahanzi gusa umuntu nk'umusitari runaka kuko ari umusitari nyine akavuga ati ngewe ubusitari bwanjye ngomba guhita kugira ngo mbushimangire ko ari ubusitari ngomba guhita njya muri music. Nari nguhaye urugero rwa Big Adwin yavuye nyine ku isheni asohora indirimbo ya mbere abantu barayumva barayikunda atavuga ati reka mbatemo n'izindi track ahita nakora remix indirimbo ya Jay Polly yayise Deza siniyuka neza ukuntu yayise. Urabivuga iki ibintu by'abasani tuvuge wena Mitsutsu ni umukomediye ahise ajya muri music aravuga ntabwo ubusitari bwanjye buhagije ngomba no guhita ninjira muri music. Hari urugero rw'abantu benshi bava muri kariyeri yabo nyine bari basanzwe barimo bagahita bajya mu muziki. Dufite na nkayago nawe yavuye muri munyamakuru ahita yinjira muri music. Ntabwo bari bubangamira ba upcoming nkamwe muri kuzamuka babuze umugati wanyu mwari kwifatiraho mukazamuka bakababangamira kuko baba bafite n'irindi zina ku ruhande baba barubatse bakinjira muri music. Ntabwo biri bubangamire mwebwe? ntabwo byabangama tu ariko nyine mane iyo ukora ibintu byiza nyine babikunda bibaye ari byiza babikunze ntacyo babuza kubikunda nuko ari undi muntu gusa babikora guhita ujya muri career atari kwishoboye ngo just kuko ushaka fame nyine ntabwo ari byiza tu gusa wiyumva mutara wabikora wabikora nka Mitsutsu turamuzi muri comedy arabikora. Indirimbo yasohoye urayizi? Bazi ko ntarayimenya ariko ndayizi ngomba kuyibona kabisa. Biba barabikora nyine ariko byose abaye bishoboye hose yagafatamo. Ntacyo numva mu kubangamira tarayi mwa upcoming artist. Nta kintu wumva we byabangama? Ntago byaba twafashanya man twafashanya ariko namwe mu kizamuka mu mufite nyine urugendo rukomeye cyane. Akenshi nyine nk'abantu bagezeyo baba star asanzwe ari mu yindi industry araza we bikoroha nyine kuba yafatisha ariko wowe nyine ukiri muri rwa rugamba rwo kuzamuka ugifite nyine
ibintu byinshi byo gukora nta hantu wumva nyine byakubangamiraho nk'ahantu muhuriye tuvuge nk'urugero muhuriye sinzi niba ikibazo ndi kukubaza uri kucyumva oya icyo nacyumvishe hari ukuntu bibangama nyine nka gutya nkanjye ndi kwa approachinga yago hari ikibazo kumwinjirira umubwira ndi umuhanzi nawe yarabaye umuhanzi urumva biragoranye ariko nta kindi kuko yagafata muri kariyeri ye mu buryo bwe agafokora umufana we nanjye ngakora umuhanzi gusa nyine urumva hariho akabazo kumwinjira ari umuhanzi kuvuga ngo uramwinjiriye nawe ngo uri umuhanzi agupromotinge ntabwo kabura sikaburamo nkaho ntabwo rero turi bwibande mu magambo menshi ndagira ngo Imana igaragara werekane nyine ikintu ufite kuko hari abantu benshi baba batarakumenya uba ukeneye nyine kwerekana impano ntabwo twakwibana mu magambo menshi ugomba kudukubitamo track dukomeza dukubitamo akandi kantu tugaruka muri track Yes sir. Mbwira ngo deniga izerera mu bayahudi mwari bugishugo cugusingidi shuto ufite gushora mu mafuti nidasuka dreadira mbari bigudi manu yinkanda go nkunda pocket minesi nyi high fege ni bireti wakunze umukobwa kurusha amapeti niye twabe yatara kubwira beti ndi muri rabo ya drill nka mongo park jya kuvumbura nail ndavubura ipinda na pakije beruri busy kuri phone chatani beach ngo uyu musana dukoze kunda dutwaye imitima yabo dukunda urakora biti zo gusunda winjira stuta nafite gahunda fite isasu rimwe muri chemba maniga nuhusha ni wowe uragenda dina na bera bose uracembanye ndi kuri mic nisiza gasenda utanumira crib nasanga pokoko iputa ari bombo kra asubira hod guhiga makuta nka teseka ya ndakorora trigger ndasaba abanzi bahora baseka bizi mukumba ari kush nasiga katira kadaje ndaceka nzisiga sunike SMS ya momo nkosora amasong basigira isomo tetagusukira amata ya limoni gatuzutanyombera hubuhomo none ko holo zamaziniga mikolo nowadays kubwubukalo bwaheze night gurayolo yes sir yeye man cyazo ufite nyine imirongo yawe ntabwo umuntu yayihaga tu ntabwo yayihaga appreciate ukora kuye YouTube channel wongera uyibwira abanyarwanda bayimenye YouTube channel yanjye ni Mr. Rupigi Mr. Rupigi n'ubundi nirayo indirimbo imwe tag life by streaming kabisa banyere ko bakunda subscribe kuri Mr. Rupigi bakore like share comment hano kuri sampa bari abafana banje b'inkora mutima support umuhanzi abakeneye nabo barayizi badufashe kabisa n'umuji rero udafite amagambo menshi cyane ahubwo wifitiye imirongo mu mutwe wallahi ifitiye imirongo mu mutwe ari umusani musa nawe uri kuzamuka yitwa gute teta indirimbo yitwa teta urayizi ndayizi bro QD yeah muraziranye oya ntabwo nubwo tuziranye tubona uko ranjye nk'uko umubwiye niko namumenye nta wundi muntu ugeze kuvuga ko musa yarabimbwiye ahita arameza link ndeba ingoma y'imbona ni cool nari je rero mbere nabanje kukwibeshya navuze se G ahise ajya muri rap akwisaga hiti ahita abona ahise ahindura murasabye atari man uzashakisha contact ziwe murebe ukuntu nawe twazahuza arabizi kabisa nawe arabizi indirimbo yo rayizi teta QD simbwiye n'izina rye ndamuzi yagapira ku ndirimbo ye kuyifata ko byagorana bro byagorana ariko ndamuzi tu video ra bro ku modoka joke ya dread n'iki ndamuzi watubwiye ko abahanzi bakwinspira ibandi ni benshi ubundi navuga muri ba mona boy band ariko mu Rwanda nyine mu Rwanda wa mbere ni Bulldog Buda kabisa nakuze mbere yo kujya kure tudukubitaga freestyle k'indirimbo yiwe ya Bulldog ni nyinshi usa ndahitamo iyi kuza mu mutwe inze muhashi ni mood ya na betray akubwira mood ni gangster cyangwa cyose ni so gangster you know that I can't stop OG barabizi ko I can't stop yes sir yaman nero ni yes hari ikintu gikunze kuba muri industry abantu baririmba rap bagakunda kubaheza inyuma ntabwo icyo kintu wagitekereje ujya gukora umuziki wa rap ukavuga uti umuziki wanjye nanjye ushobora kuzajya muyo bazasubiza inyuma urugero guhera kuri TG bakizamuka bakoze nabyita nk'ubuhirimbanyi barwanira rap bavuga ngo rap ni y'ibirara you know bavuga ngo rap ni y'ibirara till now harimo abantu nyine mu mutwe bacyumva yuko rap nyine ari ya ngo zandara za Nyamirambo wowe ujya gukora umuziki ntago kantu ugeze ugatekerezaho ntago wabura kubitekereza kuko mu Rwanda ukivuga ko uri umuraperi hari ishusho y'indi itiza
mu ishusho y'umufana mu maso y'umufana nyine ahita yumva ko ari indiscipline ama drugs ariko si cyo tu njye mba numva atari cyo byaterwa ubundi n'icyo umuntu yita ikirara ubona ko umuntu wenda yambaye deshire ameze ute nyine uko urebye umuntu physique yari utamva ko ari ikirara wakumva ko ari ikirara nyine gusa hip hop ntabwo bivuze uburara man wenda ni imico itandukanye ariko ntabwo ari uburara ubona habura iki kugira ngo rap nayo nyine ijye ku rwego rwa fresh nk'uko tubona zino za R&B za izindi njyana zose ukabona nyine barazistreaminga fresh ahantu hose uciye uri kuyumva ariko ugereranyije na rap n'imyumvire mu bantu iracyabarimo yuko rap ari y'ibirara ubona habura iki kugira ngo rap nayo izamuke nayo igere ku rundi rwego rushimishije hari impande nyinshi hari impande ni ebyiri ubundi navuga nk'abahanzi none n'abanyamakuru mainly n'abahanzi nyine kuko nko mu bahanzi usanga nta na support irimo ukumva nyine nk'umu big artist umaze kugira ahantu agera ugereranyije n'umuntu ukiri hasi kumva nyine murahuje ugasanga ibintu bigoranye cyane abahanzi twagakoze ku buryo dupushinga na hip hop gahindura ishusho ariko ikindi kibazo kiri ku banyamakuru nyine umunyamakuru akenshi umuhamagara ukumva ngo uri umuraperi sinzi niba ari ishusho ahita kubonamo ariko hari nk'abanyamakuru benshi umuntu aba yaragiye approachinga bamukatira nk'umu underground wese urugero nko mu banyamakuru approachinze bakagukatira wa mbere bro ni Fata kumavuta wese n'ibintu watindaho rwose Fata kumavuta we yumvaga ashaka mode ya business cyane business mbere yuko numva indirimbo uko namwaprochinze icyo gihe n'indi ndirimbo nimwe narasohoye ariko wenda ari no kubwira nyohereza freestyle numve iki niki ariko we yashaka ko ari mode ya business cyane nyine wumva ibicere byo biri imbere tu icyo kintu rwose tutagihinduye nka industry y'u Rwanda kugafata byagorana kumva tara nzima kuko ziri hasi kuko ibintu byose ugiyemo usanga ari amafaranga tara zaba zizamuka ni ziriya nyine zifite promotion ariko atari kuvuga ko ari tara ya taratu tukitayeho rwose iki kintu gihindutse umunyamakuru agahuza umuhanzi nabo bagaciringa banumva twabikora impamvu ngwaje kino kibazo ni ikibazo nanjye nk'umunyamakuru ndicara nkareba ese ku ruhando bimeze bite ku mihanda bimeze bite bro ni gake uzasanga umupeti w'umwandaground upcoming nyine w'umuraperi ni bake hari uzi uri kuzamuka byibuze uvuga uti uyu nguyu yafashe agahiti ni umuraperi uzamutse ibyo bintu tuberuka kuri ba Kevin bazamuka ubu usanga ari babandi bamaze iminsi mu myikarago bihiringa n'ubundi abaraperi uzasanga ni babandi n'ubundi bamaze igihe muri industry mubazi kabisa cyangwa se babandi bafite nyine abo bari kumwe nk'urugero nka Riderman bari kumwe na Karigombe uzamumenya kuko nyine baba bari kumwe azanamufasha no kujya handi kuko yazamutse ariko kugira ngo uzabone umupeti uri kuzamuka man umuraperi biba bigoye sinzi wenda no kuzabikoraho ubushakashatsi cyane tukareba gusa ku ruhande rw'abanyamakuru bwo wenda byaranavuzwe cyane n'abasane benshi babirimba mu ndirimbo Riderman abirimbye mu nyuguti ya R vuga ngo rap ni igikinwa kwisenya niyo misiyo abandi bantu benshi nabo bagenda babimentioningaho gusa sinzi wenda bizashyira bize no kubera wenda imyumvire y'abantu ikiri hasi dukomeza kuri industry yawe kuri kariyeri yawe oy indirimbo umaze gukora indirimbo imwe niwe musaruro yakugaragarije byibuza ni kiye cyizere yaguhaye kuri one track yawe washyize kuri YouTube channel yawe umusaruro byibuzeho nari uwoye umusaruro wenda nyine ibintu bijyanye na views buryo bwo streaminga si byo umuntu yifuzaga ariko icyiza nuko nta muntu urambwira ko ari indirimbo mbi cyo kintu nkunda no kuvugira ntangiye freestyle nta muntu urambwira nyine ko ari indirimbo mbi tu nicyo cyo neke ku motive ariko n'ababigezeho batangiye from scratch bari hasi bigenda biza gake gake naho umuntu yaza akazana brand nyine akaza nk'umuhanzi ubwe kugafata birashoboka nubwo bigoranye gusa ni ibintu bishoboka cyane gusa birashoboka n'ikina underground tugomba kwikuramo situkumva ko nyine gusaba support ngo wenda wandikiye big artist kuri wowe uramwandikiye musaba support nyine ibyo bintu nta hantu byakugeza bro kora ahubwo nyine ukore ball zawe nyine igihe cya support cyararenze rwose buri musana ari kwihiringa ngo azamure uruhande rwe natwe dukore kabisa bizakunda generation izari nshyashya dukomezanye n'iriho bizashoboka kabisa niko mba mbyumva
urabona ari ikihe cyizere byibuza irimo irakwereka kuva aho watangiriye kuyishyira nyine aho wayishyiriye kuri YouTube urabona ari ikihe cyizere kuguha? icyizere cyo nuko nyine comment zose abari gukomeza upushinge ukore bizaza nicyo cyiza. Nta negative comment wari wahura nayo? Nicyo nicyo nshimira Imana, nta muntu nyine urambwira ngo ni indirimbo mbi nyine cyanyereka comment numva yanshinege. Ibyo abayibonye kabisa appreciate mwarakoze, ariko nabandi bakomeze bazamura imibare yayo. Uramutse uhuye na negative comment muri music yawe uri gukora wayakira ute cyangwa se wabifata gute muri wowe? Nk'uwari wese bigomba nyine kugushoka ku mutima, wakumva ko hari akantu kavuyeho, gusa ntabwo byatuma ari ibintu bikubuza gukomeza, wakomeza ugakora kuko negative comment ntabwo zabura. Ntabwo abantu bose nyine bakunda ibintu nk'uko ubyifuza, ntabwo babikunda. Rero iyo ngije nta nubwo yakira nabi ngo ihite guca kimengo urekeraho, wakompera tukareba imbi n'inzizi nyinshi nize, kandi nzi ko inziza zaba arizo nyinshi. Nziza nizo nyinshi kabisa. Okay, ufite management. Yes sir. Nigufasha guproducinga products zawe zose, imiziki byose na promotion. Ndayifite nyine, ariko turacyari team ikiri kwihiringa bro. Nyine turacyari gukora, ni team ifite dukorana int management. Muracyari ni int management dukorana, turacyazamurana. Tukiringa. Igufasha iki byibuza mu byo ukora? Iramfasha. Urumva nk'iyo ugiye gukora video ahanini ahubwo ni nayo. Iyo video audio ni na projet zikiri gukorwa nyine zitarasohoka zose usanga ari int management yabigizemo uruhare. Byibuza ufite nk'ama projet ngahe hanze uri kuvuga uti muri no minsi ndabatamo? Nyine biba bigoranye kubivuga ukiri mu underground gutya. Biba bigoranye kuko hari igihe umunsi wapanze atari nawo projet isohokera. Gusa hari izindi ziri gukorwa tunshaka gusora yitwaro vongre ni nyinshi ziranza ari nk'eshanu gusa nshaka gukora gake zizasohoka kabisa. Tugana ku musozo, ndashaka noneho ko mwongera ukadutamo walahi, mwongera dutemo shake imirongo hip hop. Bamubwira ngo uhera tonda uvuga ubusa njye ndi gukorera Dallas Pix yambaye ubusa zituma uhimba Caras sindi kurasa gusanje gushoza iyi ntambara aho minje nawe ntidusakopera style nambara nosaba sinzaguhande kwitorera imbagara shaka gusarura byinshi niyo mpamvu mbagara ntiyarara isigara aho rira haramagara wahora swingarara nibiraya gaharara sinajya muri pull up na pod z'ubutin ntukambaza uko mbikora njye nzikina low key yaputa nizibiyo kanyu besh kwari kwene nyuma mpita nyuhubuka nizo moves z'amaji na mwanya uhari wo guhama ho kusekera wa bitch siga ho ko uhinduye intege inyonga z'ibimiru ho anda ejura zihina ngo nuko ziri ho ntiwambona muri hasi ya deg from goye nyazabikora ukwanje buri wese ninyogoye wasari yagafoto k'iyo bitch yakotoye twabayero na shadi tuba badupeye. Yes sir. Ngo twabayero Nimero ngo mentioninga mo nk'umusani cyangwa se nk'umustar runaka ka mentioninga muri track yawe. Nta numwe urakwanira ubwe ngo bitewe ku buri kungira mu mirongo yawe wagwana. Nta urabimbwira kuko nanone nanjye mvuga aba big artist. Ariko nyine ni ibintu bisanzwe Imana baba babyumva ko wamutanga ntago ari beef nta kindi gitima kibi. Nakazi nyine tune ibintu biraho. Kadusoze rero mu minota 30 kuriya umuntu nyine aba yamaje kubona icyuri cyo aba yamaze kubona ikintu ufite tu. Ibintu ufite abanyarwanda umuntu aba yamaze kubibona. Singo ngo dukora ibintu byinshi cyane ahubwo byarutwa tugakora ball ikaza ari fresh ejo aho gukongera ukagaruka ukibutsa abanyarwanda tukagomeza tukabahatamo imizigo tukabereka uko bimeze tukabereka ugwana kandi kuri Sample TV show amarembo arafunguye anytime zaza ntari appreciate kabisa ntari kabisa burangiye ikintu kigora no kunyana n'umuntu iyo twamenyanye everything tuba twabikora kabisa fanasoni ndi track ukaza ukandeba ni ibintu biba byoroshye. Mu gusoza agira ikintu ubwira abanyarwanda rero? Ikintu nababwira bakomeze banyereka urukundo, umuntu wakunze ingoma zanjye badufashe turebe ko ibintu byazatugaburira, dukore ba streaming support bahereza umunyarwanda w'umuhanzi. Ni ibintu bisanzwe, ni share ni comment ni like yabaye wabikunze kabisa. Ongera ubibutse ni Mr Rupigi, YouTube yanjye ni Mr Rupigi, no kuri Instagram ni rwo rubuga nkoresha. Yes sir. Man, blessing
big up on yourself. Jenny Soto official. Ini Sample Yeah. TV show. Good luck. Pow.